Ni mu masaha y'igitondo, Lydia rero aba ari kwegeranya amadosiye, ari nako kandi ibintu byose ari kubikora yihuta. Naho tante we rero ahita amubwira ati reka nguherekeze nkugeze ku muhanda, gusa nkwifurije amahirwe masa, uretse ko nyine n'amahirwe utayakeneye. Naho Lydia ati hoya anti, ni ukuri amahirwe ndayakeneye cyane, nta n'umuntu n'umwe rega utaba ukeneye amahirwe mu buzima, ahubwo nyine yanyifuriza rwose ubishyizeho umutima, kubera ko kariya kazi ndagashaka cyane, ndifuza rwose kuba nakabona. Naho rero tante we ati ndakwizeye humura, kariya kazi uraza kugatsindira rwose, karaza kuba kawe, ahubwo ihute kubera ko harabura gatoya ngo bisi igusige. Ihute cyane itaza kugusiga kubera ko bisi za hariya zigenda ari nkeya. Yahise agenda yiruka rero agera nyine aho yagombaga gutegerereza bisi, yarahagaze ategereje ko iza. Mu kanya gato haje undi musore nawe nyine aje kwitegera bisi. Yaraje rero ahagarara iruhande rw'uyu mukobwa, yabonaga ko rwose uyu mukobwa afite stress nyinshi, dore ko yari ari gufata bike maze akajya akomeza yihonda kuri agenda, ariko mu buryo batari gutekereza kubera ukuntu nyine yari afite stress. Naho rero uyu musore yahise amubwira ati warambiwe se ko bisi iri buze? Humura rwose mu kanya irabije. Uyu mukobwa aturi kubivuga nkaho wamaze kuvugana nawe. Naho rero uyu musore yahise ashyira nyine intoki ku gutwi ariko nta telefone iriho, maze atangira kwivugana, ari nako amubwira ko nyine ari kumuhamagarira bisi kugira ngo ize. Muri kano kanya rero bagiye kubona babona bisi iraje. Uyu mukobwa kubera ibyishimo yari agize yahise yiruka ajya kujya muri bisi, ariko amadosiye yari afite yose ahita amucika maze anyanyagira hasi. Yahise atangira kuvuga ati ni iki cyaburaga rwose, haburaga iyi stress yo kugira ngo amadosiye yanjye yose anyanyagire. Ahangaha yatangiye rero kuyatoragura. Uyu musore nawe yahise yunama maze atangira kumufasha kuyayora, ari nako areba kuri imwe muri zo maze ahita amubwira ati witwa Lydia, ufite izina ryiza cyane. Yahise asanga kandi muri ano madosiye yari afite harimo ikinyamakuru uyu musore yakundaga gusoma cyane. Yahise amubaza ati nawe se uri umufana wa kino kinyamakuru? Naho uyu mukobwa ati cyane, nicyo kinyamakuru cyanjye nkunda kurusha ibindi byose. Uyu musore rero yarumiwe, aramubwira ati nanjye nuko. Ubwo muri kano kanya bari bamaze kuyora bino bidosiye, dore ko uyu mukobwa nta mutima yari afite kuko yabonaga iyi bisi igiye kumusiga, kandi iramutse imusize akazi yaba gahombye kuko nyine yagombaga kujya muri interview muri kino gitondo. Aha rero uyu musore yahise amubwira ati naguha nimero zanjye se? Naho uyu mukobwa ati yego. Uyu musore agishaka bike ngo azimwandikire kuri cya kinyamakuru, uyu mukobwa yabonye biri gutinda maze abarirutse. Uyu musore yakomeje kumubwira ati buretse mbanze nziguhe. Naho uyu mukobwa yaragiye ahagarara mu muryango maze ahita amubwira ati bisi nyine bibaye ngombwa ko ihise igenda. Nyamara n'uyu musore nawe yari kuyijyamo, ariko kubera ukuntu yarangaye ibintu byose byamwivangiyeho maze ntiyamenye uko bigenze. Imiryango rero yahise yifunga maze uyu mukobwa agenda yerekeza aho nyine agomba kwicara. Ni nako kandi bisi yari yatangiye kugenda. Uyu musore yagiye yiruka inyuma kugira ngo amuhe nimero, ariko abona ntabwo biri bushoboke kuko bisi yari yatangiye kugenda. Yatangiye kuzimubwira ati nimero zanjye ni izi ngizi, ari kuzimubwira, ari nako kandi imodoka iri kugenda. Byageze aho rero uyu mukobwa atabashije kumva imibare iheruka kubera ko nyine bisi yari yageze kure. Uyu musore byaramubabaje ku buryo yatekereje ikintu yakora ariko arakibura kuko yumvaga nta kundi kuntu azongera kubona uyu mukobwa. Yagiye rero aho yari agiye, ariko mu kugaruka yabyukaga buri gitondo akajya kureba ko yongera kubona wa mukobwa hantu nyine bari bagiye gutegera. Ibi bintu yabikoze nk'ibyumweru 2, ariko nyamara ntabwo yigeze amubona. Yagiye rero aho umuvandimwe we yakoreraga maze aramubwira ati ndumva mbabaye ntabwo ushobora kubyumva, hashize iminsi mikeya ngiye gutega maze mpuye n'umukobwa. Uriya mukobwa naramukunze ntabwo ushobora kubyumva, gusa ikibabaje nta kintu na kimwe cye muziho. Naho rero umuvandimwe ati mbabarira umbwire izo nkuru neza. Uyu rero Maxime yabwiye umuvandimwe we buri kimwe cyose uko cyagenze. Umuvandimwe ati ntabwo bishoboka, ubundi najyaga nkwizera kuri mu bantu rwose badashobora kuntenguha, ariko ntunguwe no kubona warahuye n'umukobwa ugahita unamukunda maze bikarangira utanamenye n'amazina y'abiri nibura. Naho rero uyu musore ati nanjye ntabwo nzi ukuntu byangendekeye, gusa nyine ukuntu nasanze duhuje n'ikinyamakuru twasomaga nicyo kintu cyantunguye.
naho rero uyu muvandimwe we ati ahubwo se sinumva ufite itangiriro ry'aho washakira, njyewe ndumva kubera ko musoma ikinyamakuru kimwe, ikindi kandi mukaba mutuye no mu mujyi umwe, ikintu cyaba cyiza ni kimwe, ushobora kwandika itangazo noneho ukarijyana muri kino kinyamakuru mwese muhuriyeho, bakajya bari gusohoreramo maze ukareba yuko uriya mukobwa wazamubona. Aha rero uyu musore yumvise ari igitekerezo kizima, maze Maxime yandika nyine itangazo ko yarangishaga uriya mukobwa, ndetse ashyiramo n'umwirondoro we kugira ngo wenyine naramuka abonye rino tangazo azamuhamagare. Nyamara rero itangazo ryaragiye rirahita, icyumweru kirashira, ikindi kirashira, abona nta gisubizo abonye, maze nyine atekereza ko ahari ibi bintu bitagishobotse. Maxime yatangiye kumwikuramo, ariko nyine ntabwo byari byoroshye kuko n'ubundi ntabwo yajyaga areka kumwibuka, nubwo nyine yari yaratekereje ko ahari ibintu arimo bidashoboka. Nyuma y'imyaka 5 rero Maxime yaje kwakira telefone y'umuntu wamuhamagaraga amubwira ko ashaka kumuha ikiraka cyo kuzafotora mu bukwe bwe. Uyu Maxime yari umufotogarafe uzwi kandi wizerwa muri kino gihugu. Aha rero bamuhaye ikiraka maze bamubwira yuko ubukwe buzabera ahantu ku kirwa, ndetse ko kuri kino kirwa abantu bazataha ubu bukwe ndetse n'abageni bazahamara icyumweru cyose mbere y'uko ubukwe buba. Aha rero bari bakeneye umufotogarafe uzaba uri kumwe nabo kugira ngo nyine babashe kugira inzibutso bahafatira zigiye zitandukanye. Ikindi kandi uyu musore wagombaga gukora ubukwe yari atarabona umwanya wo kuza hano, niyo mpamvu rero yasabye nyine Maxime kuba yahaza mbere akanafasha nyine abatumirwa ndetse n'abandi bantu bose kugira ngo babone ibibarangaza be kurambirwa. Aha rero Maxime rwose ikiraka yaracyemeye kuko banamuhaga amafaranga menshi. Hanyuma rero umunsi nyine wo kugenda yariteguye, hanyuma kandi anagura tike nyine y'indege. Ahangaha kubera ukuntu hari ku kirwa hajyagayo indege ntoya, kubera ko ntabwo bari bafite ikibuga cy'indege cyabugenewe, indege zagwaga ahantu mu kibuga hameze nyine nk'aho hari ahantu hatubakiye. Hajyagayo rero indege ntoya cyane, hajyagayo ubwo n'abantu bakeya babashaga kujya muri iyi ndege. Hanyuma rero ari kugura tike bamwoherereje amatike 2, nyamara ubwo imwe nyine bari bayibeshyeho. Hanyuma rero ageze ku kibuga cy'indege, igihe nyine yari agiye gusubiza ino tike, yagiye kubona abona hari umurongo muremure, hari umukobwa uri imbere ari kuvugana n'uwabahaga amatike. Nyamara uyu wabahaga amatike yari ari kubwira uyu mukobwa ati nta tike n'imwe isigaye, naho uyu mukobwa ati oya ntabwo bishoboka kubera ko ngomba kuza kugenda saa 2 z'ijoro, kandi mu by'ukuri mfite ubukwe ku wa gatandatu utaha, ndakwinginze mbabarira urebe uko bigenza kuko rwose nta yandi mahitamo mfite uretse kurara ngiye. Uyu mugabo rero ari kumubwira ati nta kintu na kimwe nagufasha, ahubwo ukwiriye kuva mu nzira maze ngafasha abandi. Naho rero Maxime yatambutse ava inyuma nyine aza imbere ati hano habaye iki ko twategereje tugaheba kandi twese turi buze hano? Naho uyu mugabo ati ndaje ngufashe, mbabarira umpe umunota umwe gusa kuko ngomba kurangizanya n'uyu mukobwa. Lydia rero yahise ahindukira areba uyu musore maze ahita amubwira ati nyine narindi gushaka itike kuko ngomba kugenda saa 2 z'ijoro, nyamara bari kumbwira ko amatike yashize kandi rwose ni hagati yo gupfa no gukira, ngomba kugenda byanze bikunze. Naho rero uyu musore yahise amubwira ati kandi ngewe mfite itike bampaye bibeshye naringaruye. Uyu mukobwa yahise amubaza ati ibintu uri kuvuga se ni ibya nyabyo? Naho rero Maxime ati hanyuma urumva nakinisha umuntu mbonye ubwa mbere? Gusa nyine Maxime yakomeje kumwitegereza, yakomeje kumureba mu maso atari guhumbya, maze atangira kumubaza atari ko nta hantu tuziranye? Naho rero Lydia ati hoya rwose ntaho, kubera ko njye n'ubwa mbere nkubonye. Nyamara bari bari imbere y'abandi bantu bari kwiganirira, kandi aba bantu bandi bakeneye gutambuka nabo bagahabwa serivisi. Aha rero Maxime yahise amubwira ati itike ngiyi n'ubundi nari nje kuyisubiza. Yahise ayihereza rero wa mugabo nyine wari uri kubaha amatike ati ubwo nyine muraza kuvugana. Ahangaha noneho nyine Lydia yarishimye cyane, yasigaye ari kuvugana n'uyu mugabo, maze birangira iyi tike bayimugurishije kubera ko n'ubundi nta wundi nyirayo yari ifite.
Lydia rero yahise agenda ajya kwicara ku gatebe kari kari aho ku ruhande aho bari bategerereje. Yari afite igitabo mu ntoki. Maxime nawe amaze gutunganya ibyo yatunganyaga yaraje arahamusanga, maze ahita amubwira ati none se hariya hantu tugiye kujya wari usanzwe ujyayo? Naho rero Lydia ati hoya, ni ubwa mbere mpagiye. Maxime nawe ati nanjye rwose kuri kiriya kirwa ni ubwa mbere mpagiye. Maxime yakomeje kumubaza ibibazo bigiye bitandukanye, ati rwose sinzi impamvu ndi kureba nkabona wagira ngo hari aho nigeze kukubona, wagira ngo dusanzwe twiziranye. Lydia ati hoya, ati ubwo birashoboka ko hashobora kuba hari undi muntu dusa. Ibibazo byose rero yamubazaga Lydia yamubwiraga ko atari byo rwose. Naho rero Maxime yaramubwiye ati mbabarire, nshobora kuba nakwitiranyije n'undi muntu. Naho rero Lydia ati urakoze cyane kumpa itike kubera ko rwose urantabaye, gusa nyine ndumva nshaka kuba ndi gusoma kino gitabo, ndakeka wambabarira maze ngakomeza gusoma. Naho Maxime ati ntugire ikibazo, reka mbe niyicariye hano ku ruhande hanyuma ube wisomera, humura njye ntabwo ndi nk'aba basore baderanje abantu, ntabwo ndi buze kukuvugisha kandi uri gusoma, ubwo turaza kuvuganira mu ndege nta kibazo. Yamwicaye iruhande rero, gusa akomeza kumwitegereza, akajya amunaga akajisho akamureba. Byari byanze kumuvamo ko uyu muntu bishoboka ko nta hantu baziranye. Baragiye rero maze bagera ku kibuga cy'indege cyo kuri kino kirwa nyine aho bari bagiye. Bavuye mu ndege, Lydia niwe wavuyemo mbere, yaragiye ahagarara ku muhanda. Aha rero wabonaga rwose yabuze icyo akora, dore ko yari ari kwitonganya. Ati umushoferi wanjye kubera iki ataragera hano ngo aza ntware? Maxime yahise ahamusanga maze ahita amubaza ati none se ko ndeba uhagaze hano, urakeka uza kuhavanwa n'iki? Lydia ati umushoferi wari kuza kuntwara ndabona rwose ataragera hano. Ati harya wambwiye yuko ugiye kujya kuyihe hoteli? Naho rero uyu mukobwa yamubwiye izina ry'iyo hoteli. Maxime yarumiwe, ati tekereza ko nanjye iyo hoteli ariyo ngiye kujyaho? Maxime rero yahise asubira inyuma gatoya maze ajya gufata moto, dore ko nyine kuri kino kibuga habaga hari moto ku buryo umuntu ushobora kuba yakwitwara yagendaga agafata moto nta kibazo, maze akagenda akajya kuri hoteli yabaga agiyeho. Barazaga bakongera bakazikuraho izi moto, kubera ko kino kirwa amahoteli yari ahari yari abaze, nta hantu na hamwe wari kwiba ikintu ngo kijyane, byanze bikunze n'ubundi cyabaga kiri kuri kino kirwa. Yaragiye rero ahita afata moto maze araza ayiparika imbere y'uyu mukobwa. Yahise amubwira ati wajyaho noneho maze nkakugeza kuri hoteli? Uyu mukobwa yaravuze ati hoya, ntabwo ngewe najya kuri moto. Naho rero uyu musore ati nutajya kuri moto rero ubwo nta kundi nyine ushobora kuba uzagera kuri hoteli nk'ejo mu gitondo, ubwo genda n'amaguru nta kibazo, tuzabonana ejo mu gitondo. Uyu mukobwa yumvise ibimaze bimutera ubwoba, dore ko nta n'umuntu n'umwe yari ari kubona mu muhanda. Yahise aza nyine aramubwira ati ngaho nta kibazo ntwara, ariko ntware neza, utanyica mbere y'uko nkora ubukwe, ikindi kandi udatuma umubiri wanjye uzaho inkovu kandi mfite ubukwe. Naho rero uyu musore yarahindukiye ahita amubaza ati uje hano uje mu bukwe? Naho uyu mukobwa ati yego nje mu bukwe, ariko mu bukwe bwanjye. Maxime rero yaratunguwe ahita amubaza ati mu bukwe bwawe? Ati tekereza ko noneho nanjye nje hano nje mu bukwe? Ati ntumbwire yuko ari wowe umugore wa David? Naho rero uyu mukobwa ati cyane rwose, ni njye umugore wa David, nitwe dufite ubukwe ku wa gatandatu. Uyu musore rero yahise amubwira ati nanjye ni njye mufotogarafe ugomba kuzabafotora mu bukwe bwanyu. Aho rero nta kibazo, noneho ngwino ngutware, ndagutwara neza kuko ndaba nzi yuko rwose ntwaye amagi. Akivuga gutya uyu mukobwa yarasetse maze ahita yurira moto. Baragiye rero bageze kuri hoteli, moto yarayihagaritse maze uyu mukobwa ahita amubwira ati numvaga ngiye guhera umwuka kubera ukuntu watwaraga nabi wiruka, uzi ko nari nzi ko neza ngiye gupfa. Naho uyu musore ati urabura kunshimira ko ngutwaye, ubu ngubu wari kuzagera hano kuri hoteli ejo, none ngo nagutwaraga cyane. Uyu mukobwa rero yahise abona bagenzi be baje kumutwara, maze nyine ahita agenda ajya kubasuhuza. Bamubajije niba koko ari we waba uje kuri moto cyangwa barotaga. Nawe ati ni njyewe, kubera ko rwose nari nabuze uza kuntwara. Bati none se uriya musore mwiza ukuzanye we nuwahe?
nawe ati uriya musore ni umufotogarafe wacu niwe uzadufotora mu bukwe bwacu. Ubwo bahise bamujyana bajya kumutembereza, bajya kumwereka icyumba cye, mbese bajya kumwereka ibindi bintu byiza byose biri hano. Akigera mu cyumba cye yabonye ari heza cyane, maze ahita yumva akeneye guhamagara David. Yahise amuhamagara rero video call, maze ahita amubwira ati sheri, ntabwo wakumva ukuntu hano hantu ari heza, ndumva nshaka kuza maze ukareba icyumba kiri hano, kirasa neza cyane, ntabwo ushobora kubyumva. Yari ari kumwereka ukuntu nyine kidekoye n'amagambo agiye yanditsemo, cyari icyumba cyiza cyane, icyumba nyine bari babateguriye bazaryamamo nyuma yo kumara gukora ubukwe. David rero yaramubwiye ati uranyihanganira kubera ko akazi kambanye kenshi, ahubwo ndabona n'ejo ntazabasha kuza, ndacyafite ibintu byinshi byo gukora. Birumvikana nyine ntabwo rwose ibi bintu byashimishije Lydia, ariko nanone yagombaga kwihangana kubera ko yari abizi ko umugabo we aba afite akazi kenshi. Naho rero ibindi byose yamubwiraga ati hanyuma se ibyerekeranye n'imyiteguro y'ubukwe, umugabo we ati sheri, rwose ndabizi neza ko ibintu byose uzabyitaho, icyo cyizere ndakigufitiye, ndetse ni na kimwe mu bintu ngukundira, ukuntu uzi kwita ku bintu byose. Nta kibazo, wowe uhitemo nyine ibyo ushaka, nta kibazo. Uyu mukobwa rero yaramubwiye ati ubwo nyine nta kundi, reka nibura ngo utegereze ejo bundi. Umunsi rero wakurikiye mu gitondo, Maxime yarazindutse afata kamera ye nyine aritegura, maze ajya gushaka nyine umugeni kugira ngo amubaze gahunda ziri buze gukurikira. Uyu mukobwa we yarabyutse akiri no mu myenda yararanye, yagiye kuri reception kuko nyine hari icyo yifuzaga kubabaza. Akigerayo rero uyu musore nawe yari amuri inyuma, maze ahita amubwira ati nagufata agafoto kamwe se. Naho rero Lydia ati mbabarira rwose kubera ko ntabwo mbyutse neza. Naho Maxime ati birumvikana, ntabwo n'ubundi abantu bose babyuka neza, ariko ndakeka ndamutse ngufotoye nk'amafoto nk'abiri cyangwa atatu byatuma rwose wumva ufite umuneza. Uyu mukobwa ati mbabarira, ntabwo nditegura. Naho rero Maxime atari ku uyu munsi ndakeka kuri gahunda hariho yuko tugomba guhura n'umuntu uzadekora, kubera ko buri kintu cyose uyu mukobwa yagombaga gukora yagombaga kuba ari kumwe n'uyu musore kugira ngo anafate amafoto y'amasampo amwe n'amwe. Aha rero uyu mukobwa yari ageze kuri reception, maze ahita abwira umukobwa uhakora ati mwambonera ikinyamakuru, anakivuga izina. Ubwo yavugaga cya kinyamakuru nyine. Maxime yaramwitegereje maze asubiramo izina ry'iki kinyamakuru, ubona anatangaye. Uyu mukobwa ahita amubwira ati yego, kubera ko kino kinyamakuru nicyo kinyamakuru kiba kiri mu bya mbere, nicyo gisomwa cyane, ndakeka niba utakizi rwose byaba bibabaje. Uyu musore ntabwo yabashije gusubiza, ahubwo kuri reception yahise asubiza uyu mukobwa ati kugira ngo ukibone bisaba nyine kucyaka kuri komande, kubera ko hano nta biba bihari. Uyu mukobwa yahise ababwira ati mwamfasha se ko ngikeneye. Naho rero uyu mu receptioniste ati yego ntugire ikibazo, nk'umukiriya wacu w'imena ngomba kukigushakira rwose, mu kanya kiraza kuba kikugezeho. Yahise anagenda rero maze abwira uyu musore ati fata agakawa, naho ibindi byose ku murongo rwose ndabizi, ndaza kujya nkumenyesha ikigiye gukurikira. Uyu musore yasigaye ari kubitekerezaho cyane, ukuntu uyu mukobwa yaba ahuje izina na wa wundi bigeze kumenyana, nyamara akaba anakunda cya kinyamakuru nk'uko na wa wundi yagikundaga. Ariko nanone ntabwo yabitinzeho kuko hari hashize imyaka myinshi cyane, ntabwo yari gufata umwanya wo kubihuza ibi bintu, cyane cyane ko yari azi izina rimwe gusa ry'uyu mukobwa, nta rindi zina yari azi. Bariteguye rero kugira ngo bajye kureba wa muntu agombaga kuzabadekorera. Ahangaha rero bakihagera, dore ko nyine Lydia yari ari kumwe na Maxime, uyu wagombaga kubadekorera, yahise ababwira ati umukiriya wacu w'imena araje, umugeni n'umugabo we baraje, couple iberanye. Ati mbega umusore mwiza, ntabwo nari nzi ko rwose umugabo wawe ari uko asa. Nyamara Lydia yahise ababwira ati hoya, ntabwo ariko bimeze, uyu ntabwo ari umugabo wanjye, ahubwo nyine David yabuze umwanya, hanyuma yahisemo kohereza uyu musore, ni umufotogarafe wacu, kugira ngo azadufatire inzibutso zimwe na zimwe. Uyu mumama rero yahise amubwira ati mumbabarire, nari nibeshye, gusa nabonaga nyine muberanye, nari ngize ngo niwe mugabo wawe. Naho Lydia ati hoya. Ubwo rero bahise batangira ibyari bibajyanye.
Bamaze gutunganya ibya hano rero maze basubira kuri hoteli. Bakigerayo batangiye kureba ibyakozwe uyu munsi. Ubwo aba ari Lydia ndetse na ba bakobwa. Uyu Maxime nawe ntabwo aba ari kubava iruhande kuko aba agomba kugenda afata amafoto. Aha rero batangiye kuvivura ibyo bakoze, maze Lydia ahita ababwira ati ndabona rwose uyu munsi twakoze akazi keza, ndumva rero mwaruhuka maze mukajya gushaka icyo kurya, dore ko aba bakobwa bari bananiwe bigaragara. Bahise rero bajya muri resto kugira ngo bajye gufata amafunguro. Lydia yahise abwira Maxime ati nawe ndakeka wajya gushaka icyo kurya. Maxime rero yasigaye hano ari kureba nyine amafoto, ari kurebamo ameza, ari kugenda ayavangura, naho Lydia nawe yahise agenda. Maxime rero mu kanya yabonye umusore hano wari uri kwigendera, maze ahita amubaza ati wambwira ahantu najya gufatira amafunguro. Naho rero uyu musore yahise amubwira ati nta handi uretse muri resitora ya hoteli kandi haba ibyo kurya biryoshye. Maxime yahise agenda yerekeza muri iyi resto. Akigerayo rero yahise atungurwa no gusanga hicaye Lydia, aho Lydia yari ari kuri mashine, ariko nawe nyine ubona ko ari concentre ndetse ategereje n'amafunguro ye. Uyu musore yahise amubwira ati umva, ni ukuri ntugire ngo ni ugukomeza kugenda inyuma cyangwa se ngo ugire ngo ni ukukubuza umutekano, ndakwinginze mbabara rwose niyicarira aha, nta nubwo nari nzi ko ndi buhagusange kuko nyine intebe yari table zari zegeranye. Bahise rero baza gufata komande ya Maxime, maze Maxime ahita atuma nyine uyu museriveri ati ndumva nshaka kurya baga n'ifiriti, ariko ukakiriraho na salade y'inyanya ku ruhande. Uyu umuseriveri rero yahise amubwira ati nta kibazo rwose, mu mwanya muto biraza kuba bibonetse. Ahangaha Lydia yaramurebye maze aramwenyura. Mu kanya gato cyane yagiye kubonabona bazanye ibyo kurya babiteretse imbere ya Lydia. Ikintu rero cyatunguye Maxime, bari bamuzaniye baga n'ifiriti ndetse n'inyanya ku ruhande nk'uko nyine Maxime yari yabisabye. Kwihangana byaramunaniye, maze ahita ahaguruka agenda yegera nyine ku meza Lydia yari yicayeho. Ati mbabarire ndakwinginze, mbabarira nicara ahangaha. Ati ndumiwe ndatunguwe. Ati none se ibi ni ibyo kurya wakomanze? Naho rero Lydia ati ahubwo nanjye numiwe ukuntu numvise uri gutanga komande natanze. Maxime yahise amubaza ati none se kuva wabaho wari wumva undi muntu utanga komande y'ibi byo kurya? Ati ngewe nari nzi ko ari umwihariko wanjye kuko ni njye njyenyine nahoraga ntanga iyi komande, nta wundi muntu n'umwe nigeze numva ayitanga. Lydia ati ntakubeshye nanjye ni ubwa mbere numvise umuntu utanga iyi komande kuko ni njye njyenyine nahoraga nyitanga, numvaga ari umwihariko kubabwira ngo banyongere na salade y'inyanya ku ruhande. Abangaba rero bakomeje kuganira, gusa wabonaga nyine batunguwe n'ukuntu bahuje kino kintu kandi nta wagikopeye undi, baje banatandukanye. Baricaye rero barasangirira ku meza amwe ndetse rwose bakomeza no kugenda baganira. Sinzi ukuntu rero bari kuganira, Maxime yabwiye Lydia ati ariko se urumva udafite ubwoba kuba uri hano umugabo wawe adahari? Ntabwo uri gutekereza ko ashobora kuzisubira maze ntaze? Naho Lydia yaramurebye ati mbabarira uceceke wivuga ibyo bintu. Ati ubwo se urumva ibyo bintu bisekeje? Ati ibyo bintu rwose ntabwo ari burage. Naho rero uyu musore ati ariko nivugiraga. Naho rero Lydia ati nyewe na David ubukwe bwacu ni ikintu rwose turi gufata nk'ikintu kiri serious, ni ikintu twateguye kandi ni ikintu cyadufashe igihe. Ubwo rero urumva ko atari ibintu yavamo gutyo gusa. Naho rero Maxime ati ni ukuri nta kintu ndi bwongereho kuko ibyo rwose nari mbivuze ndi kwikinira, nta nubwo nari nzi ko biri bugukore ku mutima gutyo. Bahise rero babireka maze barakomeza biganirira ibindi. Bavuye gufata amafunguro rero bababwiye ko hari abandi bashyitsi baje bari kuri reception. Kano kanya bahise baza kubareba. Bakihagera Maxime yahise abwira Lydia ati ariko ndabona rwose mufite abatumirwa benshi. Naho rero Lydia ati bano bose ntabwo ari abatumirwa banjye, ahubwo birashoboka ko ari abatumirwa ba David kubera ko David afite umuryango munini. Ati gusa mpise mbonamo umutumirwa wanjye. Ubwo yari abonye anti we rero yari umukecuru ukuze rwose, yahise yiruka ajya kumuhobera. Ni nako kandi ubwo Maxime nawe yari ari kumukurikira kugira ngo ajye afata amafoto nyine.
barahoberanye maze aramubwira ati nishimiye kukubona. Naho rero anti we akikubita amaso Maxime yahise amubwira ati uyu niwe mukwe wanjye, najyaga mbona ku ma video call gusa, ndishimye kuba mubonye, ari nako kandi ari kumuhobera cyane ubona mwishimiye. Naho rero Lydia yahise amubwira ati anti uyu nguyu ntabwo ari David, uyu nguyu yitwa Maxime. David ntabwo arabasha kugera hano, gusa uyu ni umufotogarafe wacu. Anti we yahise amubwira ati umbabarire rwose kuba nkwitiranyije, gusa uri umusore mwiza, sinzi impamvu numvaga nkwishimiye, nakekaga ko yaba ari wowe mukwe wanjye. Aha rero anti we nyine yahise amubwira ati hanyuma rero ngiye kujya mu cyumba kugira ngo njye gukura ibintu byanjye mu mavarize, ndakeka nka nyuma y'amasaha 2 tuza kubonana. Naho Maxime yahise amubwira ati wambabariye se nkagutwaza bino bintu ko biremereye. Naho anti rero wa Lydia ati oya nta kibazo, sigara ufata amafoto ndaza kubyikorera, gusa nyine uri umuhungu mwiza kandi rwose ugira ikinyabupfura, nagukunze sinzi impamvu. Maxime yaramwenyuye maze anti wa Lydia ahita agenda nyine ajya mu cyumba. Naho rero Maxime yahise abwira Lydia ati ntumbwire yuko umugabo wawe David atigeze agera iwanyu na rimwe, yahuriye na anti wawe kuri telefone gusa ku ma video call, ntumbwire ibyo bintu rwose. Naho rero uyu mukobwa ati nyine David agira akazi kenshi cyane ku buryo kubona umwanya bimugora. Maxime ati none se mumaranye igihe kingana iki? Naho uyu mukobwa ati tumaranye imyaka 2. Maxime yarumiwe ati mu myaka 2 yose David yabuze umwanya wo kuza kureba anti wawe? Ati nibura se nizere ko ababyeyi bawe bo yabarebye nyine amaso ku yandi. Naho uyu mukobwa ati nta babyeyi ngira, umuntu wenyine ngira ni anti wanjye nuriye ubonye. Ibi bintu byatunguye Maxime ati hanyuma rero niba nta babyeyi ugira, anti wawe ari mu cyimbo cy'ababyeyi bawe, nkese numva ukuntu wakundana n'umuntu imyaka 2 igashira atarabasha guhura n'umuryango wawe, bahura kuri video call gusa. Aha rero Lydia yahise amubwira ati reka ibyo tubyihorere kuko dufite ibindi bintu byinshi byo gukora. Mu kanya gato rero bagiye kubona babona abandi bantu bari kuza. Ahangaha Lydia yahise yiyongorera uyu umusore Maxime ati bari abaje rero ni mabukwe na data bukwe. Baraje barabasuhuza maze rwose nyirabwo ahita atangira kumubwira ati nari kwishima cyane iyo biza kubera ahantu hatwegereye. Yamubwiraga nyine indi hoteli iri mu mujyi wabo, ati gusa kuko mwashatse ko biza hano nta kundi, ariko rwose ntabwo aribyo byari binshimishije. Bamaze rero kugenda maze Maxime ahita amubwira ati ko ndeba se wagira ngo bisa nkaho famiye y'umugabo wawe itishimiye kuba iri hano. Naho rero uyu mukobwa yaramubwiye ati ndakeka bari buze kumenyera, buriya nuko aribwo bakihagera, kuko simpamya ko hari umuntu n'umwe utakwishimira kuba ari muri iyi hoteli yo kuri iki kirwa. Hoteli ihenze cyane, hoteli nziza, kandi yari nziza koko, yari hoteli irimo ibiti byinshi, hoteli nyine ubona ko rwose hari umwuka, yari hoteli ubona ko iyo umuntu ahari aba ari kuruhuka, hari ahantu heza cyane habereye ijisho. Umunsi rero uwakurikiye ba babyeyi nyine ba David baje kureba Lydia, bari kumubwira bati hano hantu ariko hari irungu, ntabwo rwose tuzi impamvu wahisemo hano hantu. Bari kumubwira ibintu nyine byinshi bitandukanye, wumva ko bimeze nkaho batishimiye kuba bari hano, ko rwose bibabangamiye. Hanyuma rero Maxime wari ari kumva ibyo bavuga yahise aza nyine maze ahita abasuhuza ati ntabwo nigeze mbibwira, njye nitwa Maxime, hanyuma ninjye mu photographe David yohereje kugira ngo nze kumufatira amafoto y'urwibutso kugira ngo tuzakore nyine alubumu y'amafoto ya mbere y'uko ubukwe buba. Hanyuma rero hari igitekerezo nari natekereje yuko nk'abantu nyine b'umuryango wa hafi twashaka ukuntu twikorera nk'agaseanse foto, tukaba twafata amafoto nyine ahantu heza ku buryo nyine mwazakora alubumu yanyu, byazana babera urwibutso. Sinzi niba ibyo bintu byaba bibashimishije kuba twareba ahantu nyine hatuje maze nkabafata amafoto muri mwenyine. Bahise babyumva vuba rero, maze mama wa David ahita abwira uyu musore ati ndumva ibyo bintu ari byiza cyane kubera ko nta na rimwe ndabikora mu buzima, nabiryoherwa rero. Naho rero Lydia
ati icyo gitekerezo nanjye ndumva ari cyiza cyane. Yahise rero abereka ati ndabona dushobora kwigira nk'ahari inyuma ya ruriya rutare, rwari urutare rw'umweru rusa neza cyane, ati hari ahantu heza ho gufatira amafoto, ndabona rero twajyayo maze nkabafotora amafoto yose mushaka kandi muraza kubikunda. Bahise bambwira bati ahubwo reka tube tugiye maze turebe ahantu turi buze kujya dufatira amafoto. Yahise rero asigarana na Lydia maze ahita amubwira ati ubu ntabwo wanshimira, ndagutabaye. Naho Lydia rero ati urakoze cyane, ni ukuri nari nkeneye ubufasha bwawe. Aha rero bahise bagenda nyine kugira ngo bajye gufata amafoto. Bamaze gufata amafoto rero maze bajya ku mucanga kuba rwose bari kwiruhukira. Ahangaha rero Maxime yari ari kumwe na Lydia, yaramubwiye ati rero ndabona ni ukuri hano hantu bitoroshye, ndi gutekereza ukuntu icyumweru cyose wazakimara ujagarajwe n'aba bantu bose mwatumiye, kubera ko ari wowe wenyine uri kubakira, dore ko nyine David adahari ngo agufashe. Nari nagize rero agatekerezo ko kugira ngo turebe ukuntu bano bantu twabashakira ibintu bituma nyine baba busy, nawe ukaba wabasha gutekereza ndetse ukaba wabasha no gukora ibintu byawe. Aha rero uyu mukobwa yahise amubwira ati mbwira rero icyo gitekerezo ni ikihe? Naho rero Maxime ati ninatekereje ko twazashaka umukino warangaza bano bantu ku buryo bose bazajya baba bari busy, nta muntu witaye ku wundi, nta nubona ko amasaha ari kugenda, bityo nyine nibazaba batakuri iruhande bizatuma ubasha gutekereza neza ndetse nawe uruhuke, kuko utangiye kunanirwa, stress zitangiye kuba nyinshi kubera bamwe baza bakubwira ibi, abandi bakubwira ibi, abandi bakubwira ibi. Naho rero Lydia ati mbwira rero uwo mukino waba uteye ute? Maxime yatangiye kumubwira ati twakora nyine umukino wo guhisha ikintu kuri iyi hoteli ahantu nyine inyuma yayo, maze tukabwira abantu yuko bazashaka iki kintu twahishe, ko kandi uzakibona tuzamuhemba, kubera ko waba ari umukino wo kurangaza abantu. Ndakeka ko bose bawishimira, abantu bari hano bose n'ubundi nyine baje kwishimisha, ni nkako navuga. Ubwo rero uyu mukino rwose waba agufasha. Uyu mukobwa yahise amubwira ati ndabitekerezaho neza, ariko ndumva ahari ibyo bintu byamfasha. Wa munsi rero David yagombaga kuziraho warageze, maze ahamagara nyine Lydia. Lydia rero ari kumwe n'abandi bakobwa bafite ibintu bari gutegura. Yahise ababwira ati ni sheri wanjye, reka njye ku ruhande maze njye kumwitaba. Yahise ajya kwitaba, maze David amubwira ko n'uyu munsi atari bushobore kuza kubera ko hari ibintu byinshi akiri gutegura. Gusa byababaje Lydia cyane kuko ntabwo yumvaga ukuntu umukunzi we yibereye mu kazi, nyamara n'ibintu by'ubukwe bibareba, iminsi iri kugenda ibasiga, ariko umukunzi we akaba adashaka kuza. Aha rero yahise amubwira ati ubuse wari umpamagaye ngo umbwire ko utari buze koko? Naho rero David ati urebye ntabwo ari byo byonyine, kubera ko hari ikindi kintu nashakaga kukubwira. Lydia ati mbwira nta kibazo. David ati hari impano ababyeyi banjye bafite bagomba kuguha. Uyu mukobwa yatangiye kwishima. Naho rero David ati buretse kwishima utarayireba, kuko ushobora no kuyireba ntuyikunde. Uyu mukobwa ati mbwira ni iki? Naho uyu musore yahise amubwira ati urumva nyine hari ivara bafite bakuzaniye, ugomba kuzambara ku munsi wacu w'ubukwe, kubera ko iryo vara ni iry'umuryango, niryo nyine abakuru bacu bose bagiye bambara. Umukobwa wese rero wo mu muryango wacu niryo yambara iyo yakoze ubukwe, nawe rero niryo bari bakuzaniye. Yahise amubwira ati nta kibazo, reka njye kureba ababyeyi bawe aho bari maze mbabwire barimpe. Yagiye yihuta maze asanga ahantu bari bicaye. Yahise ababwira ati David yambwiye yuko hari ivara mufite rijyanye ngomba kuzambara. Bahise barimwereka, maze mama wa David aramubwira ati iri ngiri rero ni iryo urukurikirane rw'umuryango, kubera ko nanjye nkora ubukwe niryo nambaye. Gusa nyine akimara kurikura mu gikarito ryari ririmo, Lydia yararirebye maze ahita amubwira ati ni ryiza cyane. Naho rero mama wa David ati nari mbizi kuri buri kunde, kuko nta muntu n'umwe utarigeze arikunda. Lydia yahise amubwira ati ikibazo ni kimwe, ni uko umweru waryo udasa n'umweru w'ikanzu nzambara, ndabona bitaba bijyanye. Naho rero mama we yahise amubwira ati wowe ibyo ntacyo bivuze, kubera ko nanjye njya kuryambara ntabwo naryambaye ku mweru bisa.
Ahangaha rero Lydia yahise amubwira ati nta kibazo, ubwo nzareba utuntu nzongeraho, ariko ni ryiza nta kibazo nzaryambara. Lydia rero akimara kumva ko noneho n'ubundi David atakije, yahise yongera ajya kureba Maxime maze ahita amubwira ati mbabarira, ahubwo wa mukino wari wateguye ushyiremo imbaraga, maze ejo mu gitondo uzatangire, kubera ko ndi kumva nanjye rwose stress zitangiye kunyica. Hano rero anti wa Lydia wabasanze bari kuvugana yahise amubwira ati sinzi impamvu uriya musore mba numva rwose mwishimiye. Naho Lydia yahise amubwira ati uriya musore ni umwana mwiza cyane, aratuje, simbizi nanjye rwose mba numva mwishimiye, ahubwo nagize amahirwe kuba David yaramwohereje hano, sinzi uko nakabaye meze iyo nza kuba ndi njyenyine, bino bintu byari kunsaza, ariko rwose abimfashamo, mbese ibibazo byinshi mba mfite abinshakirira ibisubizo. Mu gitondo cya kare rero Lydia yakanguwe na Maxime wari uri gukomanga, amubwira ati ibikoresho nabizanye, ndashaka ko ubicishamo amaso maze ubundi tukajya kubagabanyamo ibice. Aha rero Lydia yahise amufungurira maze amwereka nyine ibyo yari azanye, byari birimo utuntu tw'utwapa tuzajya tugenda tubayobora kugira ngo bazamenye nyine ahantu icyo kintu gihishe. Gusa nyine utu twapa tuba tugomba kuba tunabajijisha ku buryo umuntu atamenya aho ikintu kiri byoroshye, ndetse yari yaraye rwose anashushanya, ari gushushanya pura y'iyi hoteli yose kugira ngo bajye bamenya aho bari buce. Ibi byose rero Lydia yarabirebye maze ahita amubwira ati cyakoze ni ukuri urarenze, uri umuhanga cyane, ibi bintu byose wabikoze ijoro rimwe. Naho rero Maxime ati yego, nagira ngo nyine noneho ucishemo amaso ubundi tugende tujye kubagabanyamo, ndashaka ko tuburi bubagabanyemo ibice bibiri, igice kimwe ari abatumirwa bawe, ikindi gice ari abatumirwa ba David, maze nyine bakarushanwa tukazareba abazabasha kuvumbura iki kintu tuzaba twarahishe. Bamaze kubyitegereza neza rero maze bahita bagenda bajya kubateranyiriza hamwe, ndetse bababwira uko umukino umeze n'icyo bari gushaka, ndetse babaha nyine n'ibi bizabafasha kugira ngo bazabone iki kintu bari bahishe. Bababwiye ko iyi minsi yose isigaye bashobora kuyikoresha bari guhiga nyine iki kintu cyahishwe. Barabyishimiye cyane rero abantu bose, kuko bari babonye nabo ikintu kizabarangaza. Ahangaha rero babagabanyijemo ibice bibiri maze bababwira ko noneho bashobora gutangira umukino. Bose barirutse baragenda kugira ngo bajye gutangira gushakisha. Igitangaje bagiye kubona babona hano hasigaye Lydia ndetse na Maxime bonyine. Bahise bakubitana mu biganza maze Lydia ahita amubwira ati wowe noneho nta nubwo uri impano gusa, ahubwo wagira ngo Imana yarakunyohereje kugira ngo umfashe. Barebye ukuntu nta muntu n'umwe usigaye hano, nta n'uri hafi, maze rwose Lydia biramurenga. Yabwiye Maxime ati sinzi ukuntu nagushimira, gusa wumve ko ukoze. Tekereza ko mbese numva ntangiye kuruhuka ntaranaruhukaho na gatoya. Naho Maxime ati noneho ubu ngubu uyu niwo mwanya wawe wo kwiyitaho, ukaba wakora ibintu byawe utuje, ndetse ukajya ufata n'umwanya ukaruhuka, kuko bazajya bamara umwanya munini bari gushakisha kiriya kintu twahishe. Ubwo rero wowe nyine uzajya ubona uko uruhuka. Byaramurenze Lydia maze abwira uyu musore ati gusa nyine wumve ko ukoze cyane. Maxime yahise amubaza ati hanyuma se uyu munsi wari ufite izihe gahunda? Naho rero Lydia ati ubundi nari nifite gahunda y'uko njye n'abari abakobwa nyine b'abashuti banjye tugomba kuza kumva keke tuzakoresha mu bukwe. Ikindi kandi iyo David aba ahari yagombaga kuza kwipima kositime ye ndetse n'imyenda ye. Aha rero yahise amubwira ati nta kibazo, noneho twagenda maze nyine tukajya kureba bari abakobwa bo nyine bagomba gusigara kugira ngo baze kugufasha. Bahise bajya rero kureba bano bakobwa maze bo nyine bajya guhitamo amakeke, gusa babuze umuntu uri buze kwigerera imyenda David kuko atari ahari. Sinzi ukuntu rero umukobwa umwe muri aba yitegereje Maxime maze ahita abwira Lydia ati Lydia, uzi yuko uyu musore neza neza afite taye imwe na David?
ahubwo se urabyumva ute aramutse amwegereye kositime barareshya ndetse n'ibiro barabinganya, ndabona ngewe yakabaye yamwegerera. Lydia nawe yahise amwitegereza maze ahita ababwira ati ariko uzi ko ari byo, ahubwo burya umutwe umwe ntabwo ujya wifasha gutekereza. Uyu musore rero yatangiye kwigerera David kositime, ndetse rwose kositime yari imubereye cyane cyane bikabije, dore ko bamurebaga maze bakamubwira bati ahubwo twakabaye ari twe dufotora tukagufata amafoto kuko ntabwo bisanzwe, uraberewe cyane. Nawe kandi yarabibonaga rwose ko aberewe. Ibi rero birangiye, Maxime yabwiye Lydia ko yifuza kumujyana ku mazi maze akajya kumufata udufoto dukeya, ndetse bakajya kureba n'ahantu bazafatira amafoto y'umwihariko nyuma yo gukora ubukwe. Baragiye rero maze batangira kureba ahantu hose, ari nako kandi Maxime afata amafoto Lydia. Yari ari kubwira Lydia tuzi ko wagira ngo uri umumodo neza ukuntu wifotoza, ariko noneho amafoto rwose arakuryohera. Mu mafoto uba usa neza cyane, uzi kwifotoza. Uyu mukobwa yari yabikunze cyane, yaramufotoye maze batembera aha hantu hose, ari nako bagenda baganira. Uyu munsi rero Lydia yabwiye Maxime atuzi n'ikindi, ati maze kubona impamvu uhora umbwira ko wagira ngo dusanzwe tuziranye, ati kubera ko nanjye mba mbona wagira ngo twabaye inshuti kera, tumaze kuba inshuti cyane nkaho twari tuziranye mbere. Niyo mpamvu rero nawe gutekereza ko twaba twaramenyanye kera, ni ukubera ukuntu twamenyanye maze tugahita duhuza tugahita tuba inshuti. Gusa warakoze ni ukuri kuza muri bino birori byanjye, kubera ko wamfashije ibintu byinshi ntari kubona undi muntu n'umwe ubimfasha. Uyu munsi rero mu masaha nyuma ya saa sita, anti wa Lydia yasanze Maxime aho yari yicaye, dore ko nyine aho yabaga ari hose yabaga ari kumwe na Lydia bari kuganira. Yahise amubwira ati ndifuza yuko ku mugoroba waza kuza tugasangira, watubereye umwana mwiza cyane, waradufashije, ndifuza ko rero twaza gusangira. Naho Maxime ati nabikunda cyane rwose, nakabaye ndi buze, ariko gusa Lydia aramutse abyemeye biramutse bitamubangamiye. Lydia yahise amubwira ati oya nta kibazo, ntabwo bimbangamiye, ni karibu rwose uze kuza dusangire. Aha rero Maxime yahise abashimira maze ababwira ko rwose ari buze kuba hari. Ku mugoroba rero bari ku meza, tante wa Lydia yabajije Lydia ati none se waba wabashije guhitamo amakeke tuzakoresha? Naho Lydia ati yego. Yababwiye rero iyo yahisemo, ndetse rwose ababwira yuko abakobwa b'inshuti ze bamufashije, ndetse kandi na Maxime yamufashije, ko ndetse Maxime azi kumenya amakeke cyane, ko iyo yabahitiyemo nabo ariyo bashakaga. Ahangaha rero bashimiye nanone Maxime ukuntu nyine akomeje kubafasha. Bamaze rero gufata ifunguro, barahagurutse maze wa anti wa Lydia yahise afata Lydia akaboko bajya ku ruhande. Yaramubajije ati ariko umugabo wawe ko atari kuza, ibintu byose bimeze neza? Naho Lydia ati nta kibazo rwose kuko turavugana, ni akazi kamuheranye. Anti we yaramubajije ati none se ibi bintu ubundi ni wowe wabihisemo? Ubu bukwe ni wowe wabwihitiyemo cyangwa bagushyizeho imbaraga? Naho rero Lydia ati hoya, nabyihitiyemo rwose mama, kandi ndabyishimiye, humura buno bukwe ndabwishimiye. Anti we rero yajyaga anita mama we rwose, yahise amubwira ati mwana wanjye urabizi ndagushyigikira buri gihe cyose, gusa nanone niba wumva ibyo urimo warumviye umutima wawe, ndetse ukaba wumva muri kwemeranya ko ibyo urimo ari byo wakabaye ukora, ndinde wo kutagushyigikira. Humura rwose ndi inyuma yawe, igihe cyose uzankenera nzaba mpari. Lydia rero yahobereye anti we maze amubwira ko rwose nta kibazo na kimwe gihari. Lydia rero ageze mu cyumba yongeye kuvugana na David maze amubaza igihe azazira. David ati nakohereje message, sinzi impamvu utayibonye. Naho rero Lydia ati ahantu twari twagiye gufatira amafoto birashoboka ko hatari hari network, ikindi kandi telefone yanjye nari nasize nanayijimije,
ahari niyo mpamvu ntigeze nyibona. Ati none se washakaga kumbwira ngo iki? Ahangaha rero David yari ari kumubwira ko umunsi ukurikira afite urugendo rujya mu wundi mujyi, ko atazi niba azabasha kuza. Ibi byarongeye nanone bibabaza Lydia, ariko nanone ahita amubwira ati ok, nta kibazo ndakumva cyane, icyangombwa gusa ni uko Samedi ugomba kuzaba uhari. David yaramubwiye ati yego nzaba mpari, cyangwa se ubukwe tuzabusubike. Akivuga rino jambo uyu mukobwa yaramwitegereje maze ubona arasubiwe, ubona ararakaye. David yahise amubwira ati oya rwose nikiniraga, nivugiraga. Ariko uyu mukobwa ntabwo yongeye guseka kuko nyine byasaga nkaho ubona ko iri jambo rimukoze ahantu. Basezeranyeho rero maze uyu mukobwa ajya mu buriri, gusa ntabwo yari yishimye habe na gatoya kuko yari akomeje kubona umukunzi we ari gutinda kuza kumufasha mu myiteguro no kuza kumuba iruhande. Kano kanya rero Lydia akiva kuri telefone ndetse rwose ari gukubita imisego, ubona umujinya ari wose, yagiye kumva yumva umuntu akomanze ku rugi. Yaragiye afungurana n'umujinya ati wowe se urashaka iki? Atarandeba n'uwo ari we atangira kumubwira nabi. Naho rero Maxime wari uje azanye n'akawayini n'uturahure tubiri kugira ngo basangire, yahise amubwira ati narinje kugira ngo dusangire akawayini ndetse tube tunaganira, ariko nanone niba nabanje mu gihe kibi nta kibazo rwose nasubirayo. Agiye gukata asubirayo rero uyu mukobwa yahise amubwira ati hoya buretse, ahubwo reka nyine tubisubiremo uko byari kugenda. Yarongeye afunga urugi maze ahita yongera arafungura, noneho afungura ari kumwenyura ati Maxime ni karibu, washakaga iki? Naho Maxime ati narinje kuba ndi kuganira n'umushuti wanjye. Aha rero uyu mukobwa yahise amubwira ati ni karibu nta kibazo. Bahise bajya kuri bariko y'icyumba yararagamo maze bicara mu ntebe zo kuri bariko, ubundi batangira kuganira. Aha rero Maxime yari ari kumubaza ati ariko se kubera iki David atari kuza? Nanone wa mukobwa yamusubiriyemo ko ari uko nyine afite akazi kenshi. Bakomeje kuganira maze Lydia nawe abaza Maxime ati se waba ufite umukunzi? Naho rero Maxime aturebye, ibyo ni ibintu rwose ntaherutse, gusa kera nigeze kugira umukobwa dukundana ubwo nigaga muri kaminuza. Uyu mukobwa twarakundanaga byahebuje, ariko byaje kurangira nabi cyane kuko yatangiye kuzajya nca inyuma n'umusore twabanaga mu cyumba. Nyamara nubwo yancaga inyuma, igihe nabimenyeye yatangiye kunshinja ko ari njye musore udashobotse, ndetse nyine ko ibyo aba yagiye gushaka ahandi njyewe ntajya mbimukorera. Naramwubahaga, numvaga ko njyewe nawe tugomba nyine gukundana, ibindi bikazaba biza nyuma, ariko we siko yabifataga. Ikibabaje rero muri ibyo byose ni uko namukundaga n'umutima wanjye wose. Byantwaye imyaka myinshi kugira ngo mbashe kumwibagirwa. Naho rero Lydia ati hangane ni ukuri, ndumva ibyakubayeho bitari byoroshye. Ati none se nyuma y'icyo gihe ntabwo wigeze wongera gukunda na rimwe? Naho rero Maxime ati hari umukobwa nigeze gukunda, ariko ikibabaje ni uko uwo mukobwa namubonye inshuro imwe gusa mu buzima maze ngahita mubura ku isi, wagira ngo yari ikivejuru. Ahangaha Lydia yarasetse maze ahita amubwira ati ihangane ni ukuri, ndumva ibyerekeranye n'urukundo rwawe atari ibintu byoroshye. Bakomeje rero kuganira maze Lydia abwira Maxime ati ni ukuri njye nishimira ko waje mu buzima bwanjye, nishimira ko twabaye inshuti, kuko iyo ndi kumwe nawe mba numva ari nkaho mfite nk'umuntu umpagaze inyuma ari kugenda nsunika kugira ngo ibyo natekerezaga ko bidashoboka byose mbitinyuke. Warakoze rwose kumbera inshuti nziza, mbese sinzi ukuntu nabikubwira, gusa kubera ukuntu ugira umutima mwiza, uri umusore mwiza, ndakwifuriza ko nawe wazabona urukundo rw'ubuzima bwawe maze ugatangira kuryoherwa n'ubuzima. Naho rero uyu musore yahise amubwira turakoze cyane, gusa nanone sinzi ko bizashoboka, bisa nkaho imyaka y'ubuzima bwanjye yose nayimaze nkora cyane, nkora bishoboka byose, ariko nanone umutima wanjye wo urimo urufunguzo. Maxime rero yarongeye abaza Lydia ati ariko se tugaruke ku ruhande rwawe, ubundi wowe urishimye, nta kibazo ufite na kimwe mu rukundo? Lydia ati nta kibazo mfite. Maxime ati hari igihe mba nkureba maze nkabona umeze nkaho rwose wikundana.
Lydia ati ushatse kuvuga iki uvuga ko ubona ameze nk'umuntu wikundana? Naho Maxime ati nshatse kuvuga yuko mba mbona nyine bisa nkaho rwose nta byishimo ufite mu rukundo. Lydia ati hoya nta kibazo kirimo uretse kuba nyine umukunzi wanjye akazi kaba karamutwaye. Maxime ati icyo nicyo kibazo gikomeye kubera ko uko akazi kaba kangana kose ntabwo kagomba kugutwara wese ku buryo ubura umwanya wo guha umukunzi wawe. Murabura iminsi 2 gusa ngo mukore ubukwe ariko mu by'ukuri David ntabwo ahari. Icyo ni ikibazo gikomeye. Lydia yahise amubwira ati mbabarira ibyo tubyihorere ahubwo reka nyine dutandukane maze ugende kuko nanjye ndashaka kuruhuka. Wakoze cyane kunkorera umugoroba, wakoze cyane kuza kunganiriza kubera ko kumuganiriza byari byanatumye nibura adakomeza gutekereza kuri bya bibazo yari afite by'uko umukunzi we ari gukomeza asunika iminsi yo kuza kumureba. Ku wa kane rero ku mugoroba noneho David yaraje. Lydia yagiye kumwakira maze aza kumutambagiza nyine hoteli yose ari kumwereka, nyamara ibyo yamwerekaga byose uyu musore yaramubwiraga ati nta kibazo ndabona rwose bimeze neza. Nyamara ntabwo ari byo Lydia yakundaga kubera ko Lydia we yabaga ashaka ko bashobora kubijyaho inama maze ibi bintu rwose bakaba babiyicara bakabiganiraho, umwe akavuga ibigenda undi akavuga ibitagenda, bose bakabyumvikanaho. Ariko yababazwaga n'ukuntu buri gihe cyose uyu musore amubwira ko ibyo yatekereje ari byo 100%. Mu kanya gato rero amaze kumwereka uyu musore yahise ajya kwiganirira n'abantu bo muri famiye ye. Naho rero Lydia asigarana n'aba bakobwa 2 b'inshuti ze bicaye. Yatangiye gutekereza ukuntu abari kwiganirira na wa mufotogarafe n'ukuntu kandi akunda kumubwira yuko abona rwose hari ahandi hantu yari amuzi. Yatangiye kubyibazaho maze atangira kumera nk'umuntu rwose ubona ko arangaye, ndetse yabonaga ukuntu David bari bamaze igihe kinini batabonana, akaba n'igihaziye nta n'umwanya muhaye, atifuje gusangira nawe, atifuje ko bakwicara ngo baganire, ahubwo agiye kwiganirira n'abantu bo mu muryango we nk'aho aribo bari gufatanya gutegura ubukwe. Ba bakobwa b'inshuti ye rero baramubajije bati ko tureba noneho usa nkaho wataye umutwe kandi ibintu byose ariko byari bimaze kujya ku murongo, bimeze bite? Ni iki kintu kiri kugutesha umutwe mu myiteguro isigaye kugira ngo tukigufashe? Nawe ati ntacyo rwose, ati ahubwo reka mbareke, reka njye gushaka nibura ikirahure cy'amazi ninywere. Yumvaga ashaka kugenda maze akaba ari wenyine kuko yabonaga rwose ko wagira ngo ibintu arimo birasa nkaho atakabaye abirimo. Noneho yibutse ukuntu Maxime yari yamubwiye ati ngewe mba mbona bisa nkaho wikundana. Atangira kubitekerezaho maze nawe atangira kwibwira ati cyangwa n'ubukwe ni nkaho nzabwikorana, wagira ngo ni ngewe naterese David ndetse musaba ko twabana, wagira ngo we rwose nta ruhare yabigezemo cyangwa se ntiyanabishakaga. Mbese yari atangiye gutekereza ko ahari David ashobora kuba atabirimo neza. Aba bakobwa rero babonye ko rwose mugenzi wabo atameze neza, basohotse bamukurikiye maze bamusanga aho yari ari nyine ku kabariko. Bamubajije ikintu kiri kumutesha umutwe maze ababwira ko yari ari gutekereza ukuntu Maxime ahora amubwira ngo ababona bari baziranye. Nawe yatangiye kubabwira ati sinzi impamvu nanjye mba numva wagira ngo hari ahandi hantu twari tuziranye. Mba nibaza rero niba tudashobora kuba twarahuye kera nkaba naramwibagiwe. Aba bakobwa bati none se ubutekereza ko mwahuriye, cyangwa ushobora gusanga mwarahuriye nko muri resto cyangwa nko kwa muganga ahantu, ushobora gusanga hari ahantu mwahuriye, ariko kuba mwarakundanye byo ntabwo bishoboka. Nawe ati nanjye sinigeze mbivuga. Bahise bamubwira bati none se ubundi kuki utamushakisha kuri interinete ngo urebe ko ushobora gusanga ushobora kureba amafoto ye maze ukaba wakwibuka nk'ahantu mwahuriye, cyangwa niba mwari muziranye koko ukaba wabyibuka. Yahise ababwira ati ariko uzi ko cyari igitekerezo cyiza nubwo ntari narigeze ngitekereza. Umwe muri bo rero yahise amushyiriramo nyine amazina ya Maxime maze aramusacingira. Yahise amuhereza telefone. Uyu mukobwa yatangiye kugenda nyine ari kuzamura amafoto ayazamura maze
ageze ku mafoto y'uyu musore ya kera, mu mutwe we hahise hazamo ifoto ya wa musore nyine bahuye bateze bisi, dore yuko yanamubonye yambaye ikoti yari yambaye uwo munsi. Iyi foto yarayitegereje, arayitegereza maze ahita abwira aba bakobwa atumva uyu musore ndamwibutse, twigeze guhura duteze bisi, ndetse rwose yiruka inyuma ya bisi cyane ari kugerageza kumpa nimero ze, ariko imibare ya nyuma sinigeze nyumva. Aba bakobwa rero barasetse bati hanyuma se ko hashize igihe kinini ubwiwe n'iki ko ari we? Naho rero uyu mukobwa ati sinshobora kumwibagirwa kuko n'iri koti yari yambaye mpise rwose ndyibuka. Nyamara uko bari bari muri ibi ni nako David ndetse na Maxime bari bicaranye bari gusangira akarahure, ariko nyine Maxime ari kumubwira ati wagize amahirwe mu buzima, naho uyu musore ati nta kintu na kimwe nshinja Imana, ndi umunyamahirwe byo rwose, mfite umugore mwiza, mfite akazi keza, mfite ubuzima bwiza, mba mu mujyi mwiza, mbese nta kintu na kimwe rwose nshinja Imana kuko ibintu byiza byose ndabifite. Maxime rero yabwiye David ati none se witeguye ute kuzimuka ku kazi maze ukaza kuba mu mujyi mushyashya? Naho rero David yahise amubwira ati ibyo ngibyo ntabwo ndabitegura. Naho rero Maxime ati kandi Lydia yarambwiye yuko wasabye transfer. Naho rero uyu musore ati nta nubwo rwose ndandika mbisaba, gusa ahari umunsi umwe ibyo birashoboka. Maxime yahise amubaza ati none se kubera ko utabwije kuri umugore wawe ko ibyo ngibyo uri kuvuga atari byo we azi, kandi mu by'ukuri aho muzaba nawe agomba kuba hafiteho ijambo? Naho David ati yego yakabaye hafiteho ijambo, ariko ni ubuzima bwanjye, ni akazi kanjye, ni njye bireba kurusha uko bimureba. Bino bintu rero byababaje Maxime maze ahita abwira David ati ndabona bwije, reka ngende maze njye kwitegura, kubera ko ubukwe bwanyu niburangira njyewe ngomba kuzahita ntaha, nta wundi munsi nzarenzaho. Yaragiye, ariko mu by'ukuri ntabwo yagiye mu cyumba cye, ahubwo yagiye gukomanga ku cyumba cya Lydia. Lydia yarafunguye maze ahita amubaza ati David sariye? Naho Maxime aracyafata kamwe hariya muri bare ya hoteli. Uyu musore rero yatangiye kubwira Lydia ati Lydia, nje kukubwira yuko rwose niteguye kuzagukorera akazi kawe neza, ndetse nzigira nkaho njye nawe tutaziranye, nubwo atari ko bimeze, kuko ndi kugurumana mu mutima. Ndabizi nyine uri umugore w'undi muntu kano kanya turi kuvugana, ariko nanone reka nkubwire ikindi ku mutima, ndagukunda ndetse byambujije amahoro kubikubwira. Ntabwo mpamya ko rwose ari ikintu cyiza nkoze, ariko nanone ndi kumva bisa nkaho nenda guturika umutima. Ndagukunda kandi cyane. Uyu mukobwa rero yaramwitegereje atari ko wa muhungu we ubanza uri n'umusazi. Naho rero Maxime ati ntabwo ndi umusazi rwose, ntabwo wari ukwiranye na David, wari ukwiriye umugabo ugukunda, wari ukwiriye umugabo uguha agaciro, umugabo ukwitaho, ugufasha muri byose, ndetse kandi ugushyigikira muri byose. Ntabwo wari ukwiranye n'umugabo nka David umeze nkaho ari umuturanyi wawe cyangwa se ari uwo mufatanyije kwishyura inzu. Lydia yahise amubwira ati mbabarira ibyo ngibyo byihorere, kubera ko byararangiye, ni amahitamo yanjye nyine. Ubukwe bwacu buri umusibe ejo, harabura umunsi umwe gusa ubukwe bwacu bukaba. Ikindi kandi imiryango yacu yose yamaze kuza n'inshuti zacu, twamaze kwitegura. Ubu ngubu rwose nta gutera intambwe usubira inyuma, byararangiye. Ibigomba kuzaba bigomba kuba uko byagenda kose. Lydia rero yakomeje amubwira ati namaze kuvuga yego, kandi ni icyemezo nafashe, nta muntu n'umwe umfatiyeho imbunda. Hanyuma rero ntabwo ukwiriye kuza kumbwira aya magambo ku munsi nk'uyu nguyu. Naho rero uyu musore yaramubwiye ati ndakwinginze mbabarira, bino bintu ubihagarike, bino bintu bivemo, nzabigufashamo, bivemo rwose bihagarike. Naho rero Lydia ati ntabwo bishoboka. Uyu musore yaramubajije ati none se umbwije ukuri ukunda David? Lydia yarabanje abitekerezaho maze aramubwira ati yego ndamukunda. Uyu musore ati urabeshya cyane rwose, ntabwo umukunda kuko nakubwiye yuko wikundana
ahangaha rero Lydia yahise atomboka maze atangira kumubwira ati wowe uri nkande umbwira ibi byose, nta kandi kamaro na kamwe ufite ndetse ntaho tuziranye uretse kuba twarahuye iminota itarenze 2 tukaganira ntegereje bisi yanjye, nta kindi kintu na kimwe kiduhuza nawe. Ahangaha uyu musore yahise atungurwa maze yitegereza uyu mukobwa ati ni wowe rero, ni wowe Lydia twahuriye kuri hantu wari utegerereje bisi, ukuntu nagushatse nyuma yaho maze nkakubura kubera icyo utambwiye bino bintu byose. Maxime yakomeje amubwira ati nyamara ibi bintu biri guhurirana cyane, ni gute twaba twarahuye tukaburana ariko nyamara tukaba twongeye tukabonana? Lydia ati ahubwo nanjye nicyo kiri kuntungura, ukuntu twari tumaze imyaka 5 yose tutarongeye kuvugana, na nimero zawe wambwiye ntarigeze nzumva zuzuye, ngo nibura mbe naraguhamagaye, maze ubu ngubu nifitiye ubukwe ukaba ari bwugarutse. Maxime ati nahoraga mbikeka, sinzi impamvu nahoraga numva wagira ngo njye nawe twigeze guhura, kubera iki nabikubazaga maze ukabimpakanira? Lydia ati nuko nanjye ntari mbizi, kubera ko ubu rwose tuvugana ibyo ndi kukubwira nabimenye uyu munsi, nibwo namenye yuko ari wowe twigeze guhura. Maxime yarongera amubaza ati hanyuma se kubera iki utigeze usubiza? Naho Lydia ati ngusubiza iki? Naho Maxime ati itangazo nandikaga muri cya kinyamakuru twese twari duhuriyeho. Naho rero uyu mukobwa yahise amubwira ati ntaryo nigeze mbona, kubera ko nyuma y'iminsi 2 gusa duhuye nahise nimukira mu wundi mujyi, kuko umunsi duhura nari ngiye muri interview y'akazi, bampaye akazi rero bantegeka n'ahandi hantu ngomba kuzakorera, nahise nimuka rero ntabwo nongeye rwose kubona cya kinyamakuru, niyo mpamvu ubwo ntigeze ngusubiza. Maxime ati ndababaye ntabwo ushobora kubyumva, nahoraga ndota umunsi tuzongera guhura, ariko sinigeze na rimwe ntekereza ko umunsi tuzongera guhura azaba habura umunsi umwe gusa ngo ukore ikosa rikomeye mu buzima bwawe ryo kubana n'umuntu utagukwiye. Lydia yahise amubwira ati ceceka wikomeza kuvuga ibyo bintu, kubera ko ndi kumva umeze nkaho rwose uri gutekereza ko umugabo wanjye atari mwiza kuri njyewe, kandi nyamara ntabwo ukwiriye kumfatira ibyemezo no kumpitiramo. Hano rero Maxime yahise amubwira ati mbabarira, nshobora kuba narengereye, reka ngende. Yahise agenda maze asiga uyu mukobwa ahagaze hano, gusa bose byasaga nkaho rwose ibintu bisa nkaho byivanze, kubera ko ari uyu mukobwa yumvaga atazi icyo gukora, yumvaga ibintu byose bimurenze. Maxime nawe niko byari bimeze, bose wabonaga bari mu kibazo gikomeye. Mu kanya gato rero David yarinjiye, ariko mu by'ukuri yasanze nyine umujinya Lydia afite ari mwinshi cyane. Lydia yahise atangira kumubwira ati sinumva ukuntu ibintu byose ubinsunikiraho, sinumva ukuntu nta cyemezo na kimwe ushobora gufata mu bintu bitureba, buri gihe byose ubinsunikiraho. Kubera iki udashobora gufata icyemezo cyangwa se ngo twicare tuganire ku kintu, nibura unambwire ko ahantu runaka nshobora kuba ntari gukora ibintu bya nyabyo, ahubwo buri munsi ukambwira yuko ibyo natekereje byose ari byo. Uyu musore yahise amubwira ati impamvu mbikurekera nuko ngiye mba niriwe mfata ibyemezo byinshi ku kazi, hanyuma rero ibyerekeranye n'ibyo mu rugo mba nabiguhariye, natekerezaga ko ari byo bigushimisha. Naho rero uyu mukobwa ati ntabwo binshimisha habe na gatoya, kuko urugo ni urw'abantu babiri, gute njye nawe tudashobora kwicara ngo tujye inama, ahubwo buri gihe bigasa nkaho ari njyewe nikundana cyangwa se ari nanjye nziyubakana urugo njyenyine, kubera icyo udashobora kumfasha. Batangiye rero kubitonganiramo, kubera ko nyine Lydia yari yarakaye bishoboka byose. Iri joro rero bose baraye nabi kubera ko bari bashwanye. Bwarakeye maze Lydia ajya kureba anti we, yamujyanye ku ruhande maze amubwira buri kintu cyose. Yaramubwiye ati anti ntakubeshye, ndumva rwose nanjye ntazi icyo nshaka, ndetse ndumva ntazi n'icyo gukora, ndi gutekereza ukuntu ngiye gukora ubukwe na David n'ukuntu mbona ibyacu bimeze, maze nkabona nanjye rwose sinzi icyo nshaka. Nyirakuru rero yaramubwiye ati umva rero
anti we rero yaramubwiye ati umva rero mwana wanjye, nakubwiye ko nta na rimwe nzigera mfata umwanzuro ku byerekeranye n'ubuzima bwawe, ariko nanone nakubwiye ko aho umutima wawe uzakwerekeza nanjye rwose nzaguherekeza. Ibyo nakubwiye rero n'ubu ndacyabishyigikiye, ndagushyigikiye rwose. Nibyo nakubwiye n'ubu ndacyabirimo. Aho umutima wawe ukwerekeza ndahari kugira ngo nguherekeze. Umvira umutimanama wawe, maze icyo ugutegeka gukora ube ari cyo ukora, kandi nanone uzirinde kuzicuza ibintu byarangiye. Mariage ni ubuzima bwawe bwose. Uzirinde rero kuzakora ubukwe n'umuntu udashaka, kuko wazabyicuza ubuzima bwawe bwose. Anti we rero yahise amubwira ati bitekerezeho neza, amazi atararenga inkombe, kuko ubu tuvugana uracyafite umwanya. Gusa icyo nakubwira kimwe ni uko rwose Maxime ari umwana mwiza cyane, ndetse yanavamo umugabo mwiza. Lydia rero yaragiye maze ajya ahantu ha wenyine, yatangiye gusubiramo ibintu byose uko byagiye bigenda. Iyi minsi bari bamaze hano, yatangiye gutekereza amagambo yose Maxime yamubwiraga, ukuntu yamubaga hafi, ukuntu ndetse yumvaga rwose afite umuntu umushyigikiye iyo yabaga ari kumwe na Maxime, ukuntu yabaga yumva kandi afite umuntu umwunganira mu bitekerezo. Ibi bintu byose yakomeje kubitekerezaho, maze asanga ibyo yifuzaga kuri David ahubwo Maxime byose niwe ubyifitiye. Uyu munsi rero ku mugoroba, dore ko nyine aba ari ku wa gatanu, baba bazakora ubukwe umunsi ukurikiyeho, bari bafite nyine gusangira, abatumirwa bose bagasangirira hamwe. Ku mugoroba rero bari gusangira ndetse rwose bari no kuganira, David yarahagurutse maze ababwira yuko yumva yishimye kubera ko ejo ari umunsi we w'ubukwe azabanaho n'umukunzi we. Akimara kuvuga iri jambo rero, Lydia yabaye rwose nk'uwijimye, wagira ngo ahari iby'ubukwe we yumvaga yakabaye yabivuyemo. Bamaze rero gufata amafunguro, ariko ubona rwose Lydia adahari, ndetse wabonaga atishimye habe na gatoya. Yarahagurutse maze aragenda ajya ahantu ha wenyine. Aha rero David yarahamusanze maze ahita amubwira ati kubera iki ndi kubona rwose utishimye? Naho Lydia yahise amubwira ati nubwo atari cyo gihe cyo kubikubwira, ariko sinzi impamvu ndi kubona wagira ngo ibintu turimo ntabwo twakabaye tubirimo. Ndi kubona wagira ngo ibintu turimo twarihuse, wagira ngo twabikoze kuko twagombaga kubikora. Naho rero uyu musore yahise amwenyura maze ahita amubwira ati nari ntegereje ko ibyo bintu ubinyibwirira, kuko rwose nanjye nibyo natekerezaga. Niyo mpamvu nakomeje nsubiza inyuma umunsi wo kuza, kuko numvaga ntashaka kuza nyine, numvaga ntifuza ko buno bukwe bwaba. Naricaye mbitekerezaho neza, maze nsanga njye nawe twarahubutse. Nasanze rwose twarakoze ubukwe kuko twari tumaranye igihe kinini, tugatekereza ko ari cyo kindi tugomba gukora, ariko mu by'ukuri ntabwo twari twabitekerejeho neza. Uyu mukobwa nawe yarasetse ati none se nawe niko wabitekerezaga? Naho David ati cyane rwose, ahubwo numvaga ntazi aho nahera mbikubwira. Ngize amahirwe rero urabinyibwiriye, nta kubeshya rwose. Ntabwo mbona impamvu dukwiriye gukora ubukwe. Dukwiriye guhakanira imiryango yacu maze tukayibwira ko tutiteguye, ariko kandi tukanayibwira yuko ubukwe bwacu butazaba ejo cyangwa ejo bundi, ko rwose buri wese agomba kwikomereza inzira y'ubuzima bwe. Nta kubeshye, kubera ukuntu ntatekerezaga yuko buno bukwe buzanaba, ni nayo mpamvu ntigeze nanasaba transfert ye ku kazi. Ntabwo nigeze nyisaba. Ibi nanone byatunguye Lydia, kuko rwose ntabyo yari azi. Uyu musore rero yabwiye Lydia ati ndakeka ubu tugifite amahitamo, turacyafite umwanya, ariko nyamara ejo uruzi rwazaba rwarenze inkombe, kandi mu by'ukuri njye nawe ntiduhuza habe n'ikintu na kimwe. Bishatse kuvuga ko rero tutaremewe kubana njye nawe. Ubwo bari kuganira ibi, nta n'umwe wari ubabaye, ahubwo wabonaga bose bishimiye ko babihurijeho. Aha rero David yahise abwira Lydia ati ndumva icyiza ari uko nyine twabihorera abantu bagakomeza bakitegura, hanyuma ejo tukazabahakanira, ariko n'ubundi ibirori bigakomeza, kubera ko n'ubundi ibintu bya hano byose twarabyishyuye. Abantu bacu rero bagomba kubyenjoyinga, ndetse natwe turimo. Lydia rero byaramushimishije,
maze rwose basezerana ko umunsi uzakurikira umunsi w'ubukwe bwabo nyine, ubwo ni kuwa gatandatu ku munsi w'ubukwe bwabo, aribwo bagomba guhakanira abantu bose bakababwira ko ubukwe butakibaye. Lydia yumvise yishimye ndetse yumvise aruhutse, yumvaga bisa nkaho hari umutwaro atuye kandi wari uremereye. Nyamara ku rundi ruhande na David niko byari bimeze, nawe yumvaga hari umutwaro uremereye atuye. Gusa nyine ku rundi ruhande Maxime we yari yamaze kuva kuri iyi hoteli, dore ko yari yagiye ku yindi hoteli ya kure. Ntabwo yumvaga ashaka gukomeza kuza kubonana na Lydia, ndetse ntabwo yumvaga anashaka kuza gukomeza kureba imyiteguro iri kubera hano. Gusa yari yavuze ko azaza nyine ubukwe butangiye maze akabafotora, ubundi agahita yitahira, kubera ko yari yamaze kubona ko nyine urukundo rw'ubuzima bwe rumuciye mu myanya y'intoki. Bwarakeye rero abantu baritegura maze bajya hantu hagombaga kubera ubukwe. Mu kanya gato bagiye kubona babona Lydia araje ndetse na David bafatanye agatoki ku kandi, ariko nyine Lydia ntabwo yari yambaye agatimba. Abantu bakibakubita amaso batangiye kubyibazaho, baraje rero bahita bababwira ko hari itangazo bifuza kubaha. Bababwiye yuko ubukwe bwabo butari bube ndetse ko rwose butazigera bunaba, ariko babasaba ko rwose batagomba kubabara kubera ko ari ibintu bumvikanyeho, kandi banababwira ko bifuza yuko ibintu byose byateguwe hano bagomba kubikoresha bishimira ibyemezo by'ingenzi aba bombi bari bamaze gufata mu buzima. Abari aha rero babonye ko na ba nyirabyo bitababaje, maze nabo rwose bajya muri mudu. Hanyuma rero David yababwiye ko bagomba gukonsoma ibintu byose byateguwe hano bikamera nk'aho ubukwe bwabaye, nubwo rwose ubukwe butari bwabaye. Hanyuma rero Maxime utari uhari yaje yiruka cyane, atekereza ko noneho akwiriye kuza rwose agahagarika ubu bukwe. Yari yafashe umwanzuro, ari kuvuga ati ngomba kugenda nkabivuga ndetse nkavuga yuko nkunda Lydia cyane, ntabwo natuma urukundo rw'ubuzima bwanjye rugenda. Yaje yiruka asakuza ati hoya rwose ntabwo mbyemera, nimubihagarike. Anti rero wa Lydia akimukubita amaso yahise amupfuka umunwa ati have iceceka. Naho rero uyu musore yamukuyeho ikiganza ati hoya ndabivuga, ati kubera ko David ndetse na Lydia ntabwo rwose bajyanye, ntabwo baberanye. Ikindi kandi njyewe nkunda Lydia cyane. Abantu bose barahindukiye maze baramureba. Naho rero anti wa Lydia yahise amubwira ati nta mpamvu yo kuvuga ibyo byose kuko byarangiye n'ubundi ubukwe babuhagaritse. Yahise yishima maze nawe noneho atangira kubyina. Yahise ababwira ati noneho ibirori bikomeze, ubu mu kanya ndaza no kubabwira uwatsinze wa mukino wacu. Ikindi kandi reka noneho mbikure ibikoresho byanjye maze ntangire kubafata amafoto y'urwibutso, amafoto mutazigera mwibagirwa. Yarishimye maze biramurenga. Ibirori rero bibaye nyine nk'aho byashyushye, Lydia ndetse n'uyu musore Maxime bagiye ku ruhande, maze Maxime aramubwira atumva ntabwo ushobora kumva ukuntu ndi kumva nduhutse, ndi kumva ntuje, ndi kumva ntekanye, nubwo ahari utanyemerera ko ari njyewe uzaza mu buzima bwawe, ariko nibura sinifuza no kukubona mu maboko atari meza. Uyu mukobwa yahise amubwira ati hoya rwose witangira gutekereza kure, kubera ko ni wowe muntu wenyine watumye ibintu byose mbihagarika, kubera ko natekereje ko inshuro zose twagiye duhura ahari hari impamvu yatumaga duhura. Iminsi twamaranye yarampinduye kandi ituma nifuza kugira mu buzima umusore umeze nkawe. Aba bombi barahoberanye maze barasomana. Aha rero uyu musore yaramubwiye ati ndifuza yuko nituva hano kuri kino kirwa tuzajya kureba umuvandimwe wanjye ahantu akorera, ndifuza kumukwereka maze nkamubwira ko ari wowe twigeze guhurira aho bategera bisi, ari wowe namubwiraga ko nagukubise amaso ngahita ngukunda, ubwo ari wowe kandi nashakishije imyaka yose nkakubura, ariko ko naje kugusanga ku kirwa. Aba bombi barasetse maze kandi barongera barahoberana. Byari ibyishimo rero kuri iyi couple yari imaze kuvuka kano kanya. Hanyuma rero anti wa Lydia nawe yaje kureba uyu musore maze amubwira ko rwose amukunda ndetse ko amwishimira. Yamubwiye ko kandi yiteguye kumwakira mu muryango wabo. Byari ibyishimo kuri aba bantu bose. Ibirori rero byararangiye maze buri wese afata inzira yerekeza mu mujyi yari yaraturutsemo.
Lydia nawe yasubiye iwabo ndetse we nyine na anti we, ari nako kandi uyu musore Maxime nawe yasubiye mu mujyi we, bose nyine basubira mu kazi kabo gasanzwe. Gusa noneho bari barahanye amanimero bahamagarana ndetse banandikirana. Maxime rero yaje guhamagara Lydia maze amubwira ko yifuza ko bajya guhura n'umuvandimwe we. Lydia rero yarabyemeye, maze nyine umunsi bari bavuganye Lydia yambaye neza cyane maze aza kureba Maxime. Maxime yajyanye Lydia amwereka wa muvandimwe we, amubwira ibintu byose uko byagenze, maze umuvandimwe we aravuga ati burya koko ikintu Imana yafatanyije nta muntu n'umwe ushobora kugitandukanya, ndetse uwawe aho ari hose byanze bikunze muba muzahura, inzira byanyuramo izo arizo zose, uko byakomera uko ariko kose, ariko muba muzahura. Aba rero bamubwiye ko rwose niba hari igihe bigeze bishima ari iki gihe bari kumwe bombi, nubwo banyuze mu bitoroshye. Uyu muvandimwe rero wa Maxime yatangiye kubwira Lydia inzira yose byanyuzemo ndetse n'amagambo yose Maxime yajyaga avuga iyo yabaga atekereje uyu mukobwa. Lydia byaramutunguye ukuntu umusore yamukunze, akamukunda yaramubonye iminota itarenze 2 kandi akamuzirikana imyaka 5 yose. Nyuma rero y'umwaka umwe gusa aba bakundana bari mu rukundo kandi baryohewe, Maxime yaje gusaba Lydia ko yazamubera umugore ndetse rwose amwambika n'impeta. Aba bombi rero batangiye gutegura ubukwe bwabo, dore ko nyine urukundo rwo rwose rwari ruhari ndetse bahuzaga buri kimwe cyose. Mu myiteguro y'ubukwe bwabo rero bose barafatanyaga, bagafatanya muri byose, dore ko byasaga nkaho bari kubisubiramo kuko hari ubundi bari barateguranye, byasaga nkaho ibyo bakoze mbere n'ubundi ari byo bari kongera gusubiramo. Bakoze ubukwe rero maze batangira kubana. Urugo rwabo rwari urugo rwishimye, bari bafite urukundo, ndetse inshuro zose Maxime yahoraga abwira Lydia ko ari we wongeye gutuma yongera gukunda mu buzima. Yamubwiraga ko kandi yajyaga atekereza yuko nta mukobwa w'umwana mwiza ubaho, ariko ko igihe yahuriye na Lydia yasanze yaribeshye, ko ahubwo yicujije imyaka yose y'ubuzima yatakaje adafite umukunzi. Yakundaga kubaza Lydia ati kubera iki watinze kuza mu buzima bwanjye, ubonye iyo uza kuba waraje kera ko ibyishimo mba mimaranye imyaka myinshi. Naho Lydia ati ahubwo nawe waratinze kubera ko watumye nyura mu nzira zikomeye, ahari nyine ibintu byose byari koroha. Naho Maxime ati ntabwo dukwiriye nanone kwitonganya, ahari nyine igihe cyari iki ngiki kugira ngo duhure, gusa ndagukunda cyane, uru rukundo rw'ubuzima bwanjye. Naho rero Lydia ati nanjye ndagukunda cyane, ndetse rwose njye nawe tuzatandukanwa n'urupfu. Inkuru yacu y'urukundo rero naho tuyisoreje. Mwakoze kuyikurikira. Niba ukunda inkuru z'urukundo zica kuri Zasha TV, ntukagende udakoze subscribe, like, share na comment. Ni inkunga ikomeye kuri twebwe. Ndabakunda cyane rero nk'ibisanzwe.